uyu mubyeyi Apotre Mignone dore imbaraga yavanye muri Uganda yarazizanye kuko urabona ko yakoresheje yagiye muri stage arazikoresha yagiye kuzakira ngo na amavuta yagiye gusigwa ariko aya mavuta ntabwo ari ayo Yesu si yavugwa kuko izi mbaraga ubona arimo akoresha reba intoki z'umugore none utagusunitse si umukaratika si n'umusirikare kugukoraho gutyo gusa ugahita ugwa ni uwuhe mwuka umeze ute ntabwo ibi bintu rero ari imbaraga z'Imana ziri mu Rwanda umuntu wavuze urusengero rumwe yagiyemo ngo uwo muntu aho urusengero yateraniyemo ngo yarazanye amavuta yavanye ku mwapoteri ukomeye cyane muri iki gihugu ufite n'insengero hirya no hino ku isi ariko yamusiga mu gahanga amaze kuyamusiga ngo aryamye nijoro ngabona mu gahanga ke harimo ngo igishorobwa amagambo yavuzwe na Robert Kayanja mu giterane Apotre Mignone yari yakoresheje umva nawe twazanye n'imbuto zacu yego from Uganda tuyivanye muri Uganda yego twivanye muri Uganda imbuto bazanye ni nyinshi twaje n'imbuto turashaka kwigushyikiriza ngo ni kuyiha Apotre Mignone nkuko mubibona kwigushyikiriza imbuto bazanye mbere yo kuzana amavuta none bamuzaniye imbuto pledging to give $100,000 US to the period. Ibihumbi ijana by'amadolari. Gutanga ibihumbi ijana by'amadolari muri yo parcelle nibyo dupledginze twiyemeje kuzatanga no kuvuga miliyoni 140 z'amanyarwanda. Urabona the one wana isapukama rwose. University account we shall send the balance this one muzatwohereza nimero ya konti aho tuzohereza asigaye urumva ngo n'imbuto bazanye tuzanye ibihumbi 30 by'amadolari 30 by'amadolari ariko uko ngo uyu mugabo niwe wari umufashe mu bitugu arimo ndetse amwaturaho imbaraga arimo azimuha umva ngaramuhanuriye ngo amafaranga azaza n'imbuto ngo bazanye amafaranga bazaza mu mamiliyoni mu mwaka umwe n'amezi atandatu ngo urusengero ruzaba rwuzuye ngo izabe yahagaze yagiye muri Isiraheli bagiye gusura Isiraheli sinarimenye kandi itangaje ibyambuje gupresenta my speech uko umwuka wera mbese iyo wamwuzuye kubera kandi gatutwa dufite rero nafashe iminota hagati y'3 n'5 kubera ari mu mwuka kandi gusa ndagasamarizinga neza ameze neza kubambwiwa amen umuntu uri mu mwuka nkimara kuvayo unyumvire nawe yego mvi imbere aho navugiraga ngirabagirana ninjira mu bantu ngirabagirana yego ndi conscient atatakaza ubwo imitekerereze ndimo ariko uko nabaye amena nibyo mbabwira ni muramenye mwirinde uyu mwuka watura hasi kwiza gutakaza self control yego uwo mwuka ntubaho mu isi y'Imana ntabwo ubaho uwo mwuka kuzimu gusa honyine yego imbaraga zose z'Imana ubwiza bwose bw'Imana bwaza hano tukagira byiza yego ntibugomba kugutesha self control ku buryo ubura uva mu isi y'abazima ikoti ryawe kumanura iyo kanzu yawe ndende cyangwa ngufi nibyo umukenyero ukakwitsa umwana imudarunduka wafasha hasi yego naho nubitakaza byose uwo mwuka ntabwo ava mu ijuru Yesu ashimwe ndagusuhuje ukunda ukanakurikira ibiganiro bya Impandanyuma TV uraho neza
Uwiteka nakwishimire, naguha umugisha ahantu uri hose. Urasuhuzwa na mwene so Ndayishimiye Alphonse. Uyu munsi naje kugira ngo twongere dukingurane amaso, dufatanye kugira ngo habeho guhumuka, umuntu arebe, agire projection, arebe aho arimo kuva n'aho arimo kujya, kandi tumenye neza ikirere n'ikibuga turimo gukiniramo. Reka dusengane Imana. Mwami, ndagushimiye kugize neza kubw'uno mwanya, ndasenze kugira ngo umfashe umwuka wera abane nanjye, yuzuze ubwenge mu mutima wanjye, kandi kugira ngo amagambo ngiye kuvuga akize ubugingo, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Kandi asenze kugira ngo Mwami umwuka wera ashore iki kiganiro mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndagira ngo wongere utekereze ubuzima bwo mu mwuka turimo, cyangwa se abo tubona nk'intwari mu byo kwizera, cyangwa se bari imbere cyane bayoboye uruhando rw'ivugabutumwa mu Rwanda. Nibo koko dukwiriye gukurikira ushingiye kuri ibi bintu. Ndashaka kwerekana ukuri. Ese kuko uyu mwuka, uyu mubyeyi yazanye, ni wo koko? Muri iki cyumweru turangije habaye ibintu bikomeye cyane, ibintu bikomeye cyane cyane mu gihugu cyacu udashobora. Ibintu byabaye mu gihugu cyacu ni ibintu biteye ubwoba. Mbere yaho dore byari byabanje. Uyu mubyeyi Apotre Mignone, dore imbaraga yavanye muri Uganda, yarazizanye kuko urabona ko yakoresheje, yagiye muri stage arazikoresha, yagiye kuzakira ngo ni amavuta yagiye gusigwa. Ariko aya mavuta ntabwo ari ayo Yesu, si yavugwa, kuko izi mbaraga ubona arimo akoresha, reba intoki z'umugore, none utagusunitse, si umukaratika, si n'umusirikare, kugukora gutyo gusa ugahita ugwa. Ni uwuhe mwuka? Umeze ute? Ntabwo ibi bintu rero ari imbaraga z'Imana ziri mu Rwanda, kuko ubu Satani yapirase ibijyanye n'ubutumwa bwiza. Higishwa ubutumwa bw'ubutunzi cyangwa se bwo gukira, gospel of prosperity. Imikoro ya Satani bari gutwara abantu mu kubafasha, munaguha amafaranga. Nibyo mwabonye mbere yagiriye uyu mugabo, kwerekana ubushobozi, kwerekana impuhwe, ariko bitagambiriye gutwara abantu mu ijuru, ku buryo umuntu aza akaguma uko yari ari ntakizo. Iki cyumweru rero byari kongo, noneho barabishimangiye. Nawe unyumvire aya magambo, amagambo yavuzwe na Robert Kayanja mu giterane na Apotre Mignone yari yakoresheje. Umva nawe, twe twaje tuzanye n'imbuto zacu, yego, from Uganda, tuyivanye muri Uganda. Yego, tuyivanye muri Uganda. Imbuto bazanye ni iyi, twaje n'imbuto yacu, turashaka kwigushyikiriza. Ngo ni kuyiha Apotre Mignone, nkuko mubibona, turashaka kwigushyikiriza imbuto bazanye. Mbere agiye kuzana amavuta, none bamuzaniye imbuto. pledging to give $100,000 to the period. Ibihumbi ijana by'amadolari. Gutanga ibihumbi ijana by'amadolari muri yo parcelle, nibyo dupreginze twiyemeje kuzatanga. Ni ukuvuga miliyoni 140 z'amanyarwanda. The one Wala ikapukama rwose. Ariko account we shall send the balance, but this one muzatwohereza nimero ya konti aho tuzohereza asigaye. Urumva ngo n'imbuto bazanye tuzanye ibihumbi 30 by'amadolari. 30 by'amadolari. Ariko uko ngo uyu mugabo niwe wari umufashe mu bitugu,
arimo ndetse amwaturaho imbaraga arimo azimuha umva ngaramuhanuriye ngo amafaranga azaza ni imbuto ngo bazanye amafaranga bazaza mu mamiliyoni mu mwaka umwe n'amezi atandatu ngo urusengero ruzaba rwuzuye ngo yahagaze by'ukuri ni ibiki yazanye iki ni igikorwa cy'ubuhanuzi ngo ikimenyetso cy'u Rwanda cy'ubuhanuzi mu Rwanda yuko Imana itabaye iki gihugu nange Imana ngo itabaye iki gihugu Imana izanye ububyutse mu Rwanda Imana izakoresha u Imana izakoresha u Rwanda Imana ngo mbese ngo ibintu Imana ngo Imana ngo izakora ibintu bikomeye ni iyihe Imana arimo kuvuga aho bakoresha imbaraga zimeze kuriya ukabona umuntu yikubise hasi ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abaroma mu rwandiko rw'Abaroma ku gice cya 8 duhereye ku murongo wa 14 haravuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana 15 havuga ngo kuko mutahawe umwuka w'ububata ubasubiza mu bwoba ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana ubatakisha uti abadata. Imana idufashe kandi tugeneza cyane. Iri jambo rirerekana ubuzima umuntu wakiriye Kristo mwami n'umukiza abamo. Mu by'ukuri muri aya macaci ameze atya ntabwo bajya bakorakora ikintu cyitwa icyaha. Babwira ubuzima bwiza, uburyo uzakira abanzi bawe, uburyo ibintu byawe nubwo niba bya bikugoye ukuntu bigiye guhinduka, mbese ntabwo bagerageza kuba banyeganyeza icyaha. Bakuzana ukuri, bakakugumiza uko wari umeze, cyakora bakagerageza gushakisha uburyo bakwereka ko wateye intambwe, uburyo wabaho neza ukamera neza, ariko iby'icyaha nta wigera bikumakoma. Ko ni ubutumwa bw'ubukire, ubutumwa bw'imibereho myiza. Hejuru y'izi mbaraga zikora gutya, Pasiteri Zigirinshuti yabivuzeho, yagize ati umva nawe yagiye muri Isiraheli, bagiye gusura Isiraheli. Sinarimenye kandi itangaje ibyambuje gupresenta my speech uko umwuka wera, mbese iyo wamwuzuye. Kubera kanya gatuta dufite rero nafashe iminota hagati y'3 n'5 kubera ari mu mwuka kandi gusinda ndagasamarizinga neza ameze neza. Ari kubambwiwa Amen. Aryo akabeneza umuntu uri mu mwuka noneho nkimara kuvayo unyumvire nawe yego mva imbere aho navugiraga ngirabagirana ninjira mu bantu ngirabagirana yego ndi conscient atatakaza ubwo imitekerereze ndimo ariko uko nabaye. Amena. Nibyo mabwira ni muramenye mwirinde uyu mwuka watura hasi kugeza gutakaza self control. Yego uwo mwuka ntubaho mu isi y'Imana, ntabwo ubaho uwo mwuka kuzimu gusa honyine. Yego imbaraga zose z'Imana, ubwiza bwose bw'Imana bwaza hano tukagira ibyiza. Yego ntibugomba kugutesha self control ku buryo ubura uva mu isi y'abazima. Ikoti ryawe kumanura iyo kanzu yawe ndende cyangwa ngufi, nibyo umukenyero kuhetse umwana imutarundi ukaba wafasha hasi. Yego naho nubitakaza byose uwo mwuka ntabwo ava mu ijuru. Imana itugereza cyane. None ikintu aba bakora kuvuga ngo baherekejwe n'imbaraga z'ibifatika, kuko Satani ngo umwami bakora baha amafaranga. Noneho ibyo bituma bakora iby'amareta yo mu isi ashaka, kuko leta iby'umwuka ntabwo, leta ibyo mu mwuka ntabwo babizi. Noneho bo bakora ibikorwa bifatika.
bafite ibikorwa remezo bifatika cyane kuko bari very financed. Ibyo bituma nta leta yabanyeganyeza kuko niba bakeneye ibikorwa remezo byubatse neza baba ari imbere ko afite amafaranga. Uyu Kayanja yahanuriye Mignone yuko amafaranga azaza mu mamiliyoni, akazayabona menshi cyane, kandi koko abantu bareba ibifatika bigaragara koko kandi baramuyoboka. Yabanje atangira buhoro buhoro ari umuryango usanzwe, bakafasha imiryango n'ibyo, ariko bigeze ku rwego noneho bibaye itorero, bagiye kubaka urusengero runini. Ariko Kayanja aravuga ngo twazanye imbuto tuyivanye muri Uganda, baje kuyitera mu Rwanda. Bivuze ngo uyu mwuka baje kuwushimangira, noneho baje kuwushinga. Mwene data, niba warigeze uteranirayo cyangwa niba ujya uteranirayo, izi mbaraga zizakugiraho ubutware kandi uzisanga utatera imbere mu buryo bwo mu mwuka, ahubwo uguma uko wari uri. Imana idufashe tugire neza cyane. Ijambo ry'Imana ryatubwiye iki? Ijambo ry'Imana ritubwiye iki? Riravuze ngo kuko tutahawe umwuka w'ubwoba. Iyo umuntu ubona iyo ngo bari mu bihe byo guhembuka, iyo yuzuye uyu mwuka ubona ari umuntu ufite ubwoba. Hari ikiganiro kimwe nabonye umuntu wavuze urusengero rumwe yagiyemo, ngo uwo muntu aho urusengero yateraniyemo ngo yarazanye amavuta yavanye ku mwapotiri ukomeye cyane muri iki gihugu, ufite n'insengero hirya no hino ku isi, ariko ngayamusiga mu gahanga. Amaze kuyamusiga ngo aryamye nijoro, ngabona mu gahanga ke harimo ngo igishorobwa. Abantu babaye mu cyaro bakabona nk'ahantu hari ifumbire yaboze neza, hazamo ibishorobwa. N'abantu babaye mu cyaro bakaba ahantu bagiye bajugunya nk'ibikatsi bengeragamo, iyo byamaraga kubora hazagamo ibishorobwa. Niba ubwo nyine uwabaye mu bantu bakuru barabizi byazagamo rwose. We yabonye ngo afite igishorobwa nijoro mu gahanga ke, ngatangazwa n'icyo kintu, kandi amavuta bamusize ku manywa, ngagikuramo aragita, akira aricyo urwo rusengero aruvamo. None ijambo ry'Imana mu Baroma mu gice cya 8:15 avuga ngo umwuka twahawe ngo ntabwo ari uwudusubiza mu bubata, ngo kuko mutahawe umwuka w'ububata ubasubiza mu bwoba. Guhemburwa, kuzura umwuka ugukubita hasi, umuntu akagenda agatakaza ibitekerezo, self control, nk'uko umushumba Zigenshuti bivuze, ntabwo uwo mwuka aba ari uw'Imana. None abantu nk'aba no kwikubita hasi buzuye uwuhe mwuka uva kwande? Petero ngo bari muri etaje mu cyumba cyo hejuru ngo yuzuye umwuka wera, ngarangije ngarasohoka. Amen. Ndetse n'izindi ntumwa kuko ngo basengaga ngo mu ndimi z'abantu bari baraho ngaho ngo barimo bazumva. Ngasohotse ngaragenda ngarabwiriza, kuko baramubaje ngo mwene data, uyu muntu wikubise hasi gutya, ese koko wamubaza akagusubiza? Yakuvugisha? Yakugira inama umuntu umeze utya? Ntabwo bibaho. Imana idufashe kandi tugire neza cyane. Noneho ngo Petero barabaza ngo bagabo bene data tugire dute? Ko yamaze kubabwira ibintu bakoze kandi yari ari mu mwuka. Imana idufashe itugire neza cyane. Ntabwo umwuka wera akora atya. Aho uzasengera hose mu nsengero zose uko zizaba zimeze, ntabwo umwuka wera akora atya.
aho kuvuga ngo izi ni imbaraga bacisha, ni imbaraga bahabwa ziva ikuzimu, bakazizana bagambiriye kuyobya abantu, bo bakagira ngo bari mu nzira yo kubohoka, ariko kumbi barataraye baragiye. Ijambo ry'Imana avuga ngo kuko ngo tutaha umwuka w'ububata udusubiza mu bwoba, niko Pawulo yandikiye Abaroma. Musome ijambo ry'Imana. Amen. Ntabwo ari uku byari biri. Imana idufashe tugire neza cyane. Arangije avuga ngo ahubwo twahawe umwuka uduhindura abana b'Imana. Amen. Imana idufashe itugire neza cyane. Uyu mwuka rero uduhindura abana b'Imana utuvana ku rwego rumwe ukatujyana ku rundi. Ni umwuka twakiriye utuma duhinduka abana b'Imana, ku buryo twuzuye umwuka wera tumenya gutandukanya ikibi n'icyiza. Iyo twahembutse ibitekerezo byacu biba bihari. Niba wumva umwenda ufungutse urawufunga, none umuntu yahembutse akambara ubusa bakarinda gutwikira nk'umuntu wapfuye, aba agiye mu ijuru cyangwa aba agiye ikuzimu. Imana idufashe tugire neza cyane. Umuntu ngo arimo kubwiriza, ari mu bihe byo guhembuka, akazana umupira mu rusengero rungana gutya, uje gucengana nawe agahinduka nk'ihene cyangwa agahinduka nk'inzoka. Urabona uyu mugabo ukuntu yikurura hasi, umwe muri aba bagabo, umuntu agatakaza mind. Ni umwuka mbese ubakontorora ku buryo abantu batabasha kuva aho ngaho. Imana idufashe itugire neza cyane. Uyu mwuka ntabwo ari uw'Imana. Urabona uyu mubyeyi kuvuga ngo barawumuhaye mbese umurimo n'imbaraga bamuhaye wo gukurura abantu. Mwagera mu bihe byo guhembuka ngo ni ukuzuzwa, yagukoraho wikubita hasi, wikubita hasi. Ntabwo ari uko buzura umwuka wera. Ntabwo ari uko. Ntabwo ari uko buzura umwuka wera. Kandi iyi mbuto yatewe mu Rwanda turayishenye mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo uyu mwuka ari uw'Imana. Ntabwo iyi mbuto itewe ari iy'Imana, ahubwo ni imbuto iri satanike. Kandi kubera yuko leta bakeneye ibikorwa remezo bifatika, bazabaha umwanya rwose bakore. Bazabaha umwanya bakore cyane, kuko bakeneye amatora afite ibikorwa remezo. Ntabwo rero abafite umwuka badafite ubushobozi bazakomeza guhabwa umwanya. Imana idufashe kandi tugire neza cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo izere Kristo. Butumwa bwiza urusengero uzajyamo ukumva ntibavuga kuvuka kwa Yesu. Wenda byose bashobora kutabivugira rimwe, ariko ukabayemo umwaka umwe, 2, 3, 4 batavuga muri kuvuka kwa Yesu, gupfa kwe, bakavuga kuzuka kwe. Ntibavuge kujya mu ijuru kwe, ntibavuge kuzagaruka kwe, ntibavuge kwihana icyaha n'igisa nacyo, ntibakubwire kwera, kuba mu buzima bwejejwe, kubaho wera, bakubwire kubaho uyobowe n'umwuka wera. Aho hantu hahunge, kuko nuhatinda ushobora kwerekeza mu nzira z'igikuzimu niba bataramara gufata ubugingo bwawe. Imana idufashe kandi tugire neza cyane. Nshuti yanjye mwene data, wowe ukurikiye Impandanyuma TV, nagira ngo nkukangure nkubwire ngo izere umwami Yesu Kristo, umwizerane ubugingo bwawe, wihane ibyaha byawe, kuko Yesu ari hafi yo kuza. None naza akagusanga
utegereje ibintu nta gakiza ufite, uzaba uwande mwene data? Niba waricaye aho bakwizeza imirimo n'ibitangaza ariko udafite agakiza, muri wowe uri wa wundi usanzwe, uzaba uri uwande mu gihe Kristo azaza akagusiga? Nshuti yanjye, Pawulo areru yaravuze ngo kuko umwuka twahawe utadusubiza mu bubata. Mwuka wera Kristo yasize avuze, wowe undi yasezeranije ba Petero avuze ngo icyakora umwuka wera, icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, ngo muzahinduka abagabo bo kumpamya i Yerusalemu, i Yudaya, i Samariya no kugera ku mperuka y'isi. Mana idufashe kandi tugire neza cyane. Umuntu niba yuzuye umwuka wera, niba yahembutse agataha kongera akajya gusambana, niba umuntu yahembutse agataha kongera agakomeza akaba mu nzoga, niba umuntu yahembutse agakomeza akaba umugore wa kabiri, nimba umuntu yahembutse agakomeza agasambana n'umushumba we, uwo mwuka wera ameze ate? N'uwandi ava he? Akora icyo? Ageza abantu hehe? Mana itugire neza cyane. Insengero rero nubwo zizubakishwa amamiliyoni, zikaba zifite ibyo abantu bifuza, bishobora gutuma umubiri uba comfortable, ariko ni ibagiro ry'ubugingo, ni ibagiro ry'ubugingo bw'abantu. Mana idufashe itugire neza cyane. Mana idufashe, Imana idufashe, Imana idufashe. Ntabwo batuma ubona ibifatika ariko ugatakaza ubugingo. Mana itugire neza cyane. Bene data, bene data, bene data, mwirinde, mwirinde. Satani yahinduye uburyo, yahinduye uburyo, yahinduye uburyo. Mwirinde, mube maso. Abantu mukurikiye n'abagome, mube maso. Satani yahinduye uburyo, ubugingo bw'abantu buri kugenda, buri kugenda. Imana idufashe, Imana itugire neza cyane. Ndashaka kuvuga ukuri, bene data, isi yacu yarahindutse. Sengero ngo n'iz'abakene zirafunze, ariko ngo abafite ubutunzi nibo barimo gukora. Nta kibazo, nta kibazo. Ariko Yesu ari hafi yo kuza, kandi ngo imirimo yose izagaragarisha umuriro. Imirimo yose izagaragarisha umuriro, izapimishwa umuriro. Uzaca mu muriro uwo, iby'ibimenyetso n'ibitangaza ibyo ntimubyiteho, ntimubyiteho. Ahubwo mwibaze icyo ijambo ry'Imana rivuga, mwizerane Kristo umwete kuko ari hafi yo kuza. Mana idufashe kandi tugire neza cyane. Ntabwo twahawe umwuka udusubiza mu bubata, wongera kutugira imbata. Oya, ahubwo twahawe umwuka uduhindura abana b'Imana. Niba rero hari umwuka wakubase, nk'uko gutura hasi ukaryama ukumva ufite ubwoba, ntabwo uwo mwuka ari uw'Imana. Ndashaka kugira ngo dusenge, dusoreze hano, kuko wibutse uko abatubanjirije bagenze, ntabwo iba ari byo. Ndatangaje ngo ibi si byo. Mana idufashe itugire neza cyane. Reka dusengane Imana, reka dusengane Imana. Niba uwo mwuka warakugeze, niba ari umuntu wagusize amavuta, udekarare kuyiyambuye. Imana iragukiza, irakubohora, iraguha ubuzima nyabwo. Yego,
reka dusenge. Mwami ndagushimiye kuko uri Imana ishobora byose. Mvuze ukuri kwihishe inyuma y'ibi bintu. Uwiteka, ntabwo yari umwuka wera wawe, ni imikorere y'ikuzimu, ni imbaraga za Satani zirimo kuyobya abantu. Uwiteka, mu izina rya Yesu Kristo, imbaraga zawe zikomeye zikize uyu muntu wemeye kwiyambura aya mavuta n'izi mbaraga. Kuboko kwiza kw'Imana kurema ubuzima muri we. Kristo uture muri we. Migambi y'ikuzimu n'imikorere ya Satani bitsindwe ku bugingo bwe. Mvunnye, canye, cagaguye aya mavuta mu izina rya Yesu Kristo. Basize uyu muntu. Musabiye ubuzima, musabiye kubaho. Ndasenze kugira ngo ukuboko kwiza gukomeye kumuzanira ubuzima uhereye none, kugira ngo izina ryawe rikomeye rihabwe icyubahiro. Mwami urakoze kuko uri Uwiteka, kandi iki gihugu ndagisengeye kugira ngo kirememo ubuzima, uzane kubaho Mwami muri iki gihugu. Izina ryawe rikomeye rihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze. Amen, amen, amen. Mwari kumwe na mwene so Ndayishimiye Alphonse. Channel yo ni Impandanyuma TV. Uwiteka abahire abagire neza. Twebwe ntabwo turi idini, dushinzwe kubwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Aho umwuka wera azakuyobora ukwiye kujya guteranira akakuyobora, ugereyo uteranireyo. Icyakora jyewe nsengera mu itorero ry'umwuka, mu itorero ry'umwuka. Okay, Imana ibahe umugisha. Murakoze. Uwiteka abarinda abahe umugisha. Shalom, shalom.